Anyway. Tuzabyemeza. Ibyo nta nubwo bihagazeho ngiye ubwo wenda tuzabyemeza. Ariko yagiye kwipimisha. Nyine agiyeyo. Ariko ntabwo umukaraza yaje ari umucengezi mu rugo rw'abandi. Ye bari babizanye ko nibaje ikore n'amayoga bakanayasangira. Bari babizanye ko araziwe. Bagira nibihe byiza muri make. Bagira nibihe byabo ntazi ngiye uko byagenze. Kuvuga rero ngo yarasinze ngo ndi waramusambanya kadukoresha n'amaterme y'ukuri. Barasinze ngo ngo umuntu waramusambanya ngo bugiye ngo bukeye ubwo niba inzoga zaje zimushiremo simbizi abona ngo umuntu aryamye iruhande rwe ngo yambaye n'ubusa ngo ahita ategeza tumuri yansambanije. Ibyo bintu ni ukubikurikiranira hafi. Ubwo se umuntu wasambanije undi ku gahato nta kintu kibiranga kibigaragaza uko byagenze. Yavuga byagenze buri hari ukuntu yisanze. Urumva? Nyine wagitaga tuheriye hehe. Akwesigaranye urukweto. Urukweto ntabwo ari ikimenyetso. Kuntu nyine yaje kumusura yambaye inkweto. Ahubwo bizitsaza nahinduka byetisha dibu yahohoteye umukaraza amwambura n'inkweto ze. Yahohoteye umushyitsi gushyiraho amafoto turebe. Je nta handi mbogamiyo kuko umukaraza niba yarahohoteye umuntu atabivuga akurikirana. Ariko nundi nawe ibintu kubishyira ku mbuga bire no kwitamaza. Bina bintu bikwiye kuba bijyari. Yagomba kunyonyomba gake akajya kuririmba. Akabwira ikibazo yagize ariko atagombye kubishyira hari kubyandika biratuma ubu wese afite uburenganzira bwo kubivugaho. Ariko abantu uzi ko natakaye uzi ko umukaraza ntari muzi. Nanjye ntabwo ari muzi ntagombye ko ntabe narinzi. Okay, ndashaka kubaza ku bantu babasesenguzi umusinzi wasambananye n'umusinzi babyitwa iki? Ahubwo se wabwirwa n'ikigatarongo n'abagabo benshi. Tega amatwi ndi Yugi najya gutanga ikirego. Nahubwo Yugi nagenda gitanga ahubwo ari nasuye umuntu umva se nese gukora copy paste y'ibyo Shade bari kuvuga. Nasuye umuntu ngera yaranyakira turanywa ndasinda ngiye kubyuka nsanga aryamye impande ye nambaye ubusa. Anyambura n'inkweto zanjye. Ananyambura n'inkweto zanjye ahubwo. Urumva? Ndemeranya na Mutabaruka papa. Nanjye. Urumva? Nubwo nari numvise ibiganiro bye. Ngiye nta ruhande wa mugani. Ngiye nta ruhande mfite so okay. Bivuze ngo rero sibye ko njya mvuga ukanzigisha. Kandi urabisiko ngukunda. Uyu mujene yitwa Yugi uramuzi? Reka mvuge kano kantu Godfather. Niwe ucuranga muri bino bitaramo bya Stamas Festival. Niwe mu bateri wa Bruce Melody. Akaba ari wasimbuye babajene banuza. Ubwo rero umujene niwe yari yavuye gukorera udufaranga. Akavuga ati reka nje gusura umuntu njyanye boto dusangire. Biriya bintu byose bikaba urumva? Turi kumva mane umujene wacu nanone ku rundi ruhande nanjye muri inyuma pe. No, uretse gato iyo umujene n'umwana w'umusore muri inyuma pe. Iyo basinze urumva ngo hari ikintu mutari kumva. No kuvuga ngo hariya kwa muganga iyo bagiye gupima. Urumva? Abaganga n'abahanga. Urukumva? Bareba niba yinjiyemo harimo ububobere. Urimo kumva? Cyangwa nta bubobere burimo. Basinze bakabyumvikanaho wenda akaza kwibagirwa nyuma bivuze ngo yaba yagize feelings akanatoha. Iyo rero uriya yamufatiranye undi atabizi akayipfurikamo ntabwo twakuba guhari biragaragara rega biba byoroshye ngo nuko mukoresha amarangamutima. So niba bombi bari basinze bakisanga bari kwinyewesebura urukumva ariko se wamugani kandi yari ari mu mihango. Shadibu ntago baza gufata ntuza ntago Shadibu baza kubigira kuko uyu muntu ari mu mihango se mumbwire yiri mu mihango n'ubu biba bimeze biragaragara. Niyo bari mu mihango ibyo yari arimo ntaho bihuriye na n'ibyabaye biragaragara. Gute se gute barapima kwa muganga ari ibyo bapimisha bizagaragara. Niyo mpamvu bamusabye kujya iyo bazi ko ntacyo byatanga ntago bari kuri muganga agiye kwa muganga. Ku buryo ikibazo akarabye nibwo bipfa ahanini. N'uwo kuva ko gusanga n'igitsina cyura mugabo ntabwo uriya mugabo kuba barongorana ntabwo turi kuruhakana ku gitsina cye kingiye muki. Icyo turi kuvuga ni iki ngiki bombi bari basinze
urimo kunyumva niba bombi bari basinze aho ntibagize gutya umwe bakabikora batabizi bose noneho nk'uko avuga ati njye nikanze turi kumwe kuko byabaye ntabizi n'undi akavuga ati ariko nanjye byabaye ntabizi ahubwo yaba ariyo mahirwe mabi y'uriya muhungu barabikoze atabizi nyine uko byahita bigaragara ko nyine yafosinze gute rero umwe uretse gato umukobwa niwe wemerewe gusinda agata ubwenge umuhungu we ntabwo yemerewe gusinda ngo ate ubwenge akora ibyo atateguye bose babutarikora umutipe nawe yabanza akaba ari utanga ikirego wenda ibyari nawe kumvikana ariko wagitanze mbere nyine nuwo ubwo bazareba barebe nyine ibipimo icyo bizatanga n'icyo no mu butabera hakora ibimenyetso ntabwo hakora ukuri mujye mubyibuka ntabwo bazarangwa n'indi uri mukuri bazareba ibimenyetso icyo bitanga n'ibyo mujye mubyibuka Amara wabona Shadiba manutse mwana w'umuhungu akabaziza igitsina ndakanyagosha mana kuki yirukanse se niba yari azi ari mukuri niba ibyo mwavuze ari kuki yirutse akagera hasi bibuka ibipangu kuki yirutse ariko se wowe bite byawe ari areka simbuka ibipangu simbuka ibiki atiruka umuntu yakubwira kujyanye muri RIB ni wiruka ubu se ko yinjira mu gipangu atagisimbutse uko ntacyo wakoze yinjiye mu gipangu katagisimbutse ari kwinjira muri iyo kandi yarabyutse agasanga ryamye impande mu buriri bwa Shadiba nawe ese bari banyweye ibiki ubundi ngo yazanye amacupa abiri y'inzoga babapime n'urumogi mvuro narwo so rero ngiye ndi kwibaza harya umuhungu we ntiyasinaga ubwenge umuhungu we ntabwo yasinaga ubwenge umuhungu arabuta cyane sinzi impamvu baba bashaka kubagamira ku abantu mu inzoga n'abahungu mu barebe bro abagabo bakarengane mubireba bro kandi muzarongorwa nabande ko abagabo mubarengane Jack reka nkubwira ibyo bintu birekesheri wanje ibyo bintu cyabyihorera abagabo abagabo bararengana bro ariko se nawe kumwahuye n'abagabo benshi ndashaka kubabaza mwebwe mujya mu inzoga giye sina nko ku nzoga abantu mu inzoga ariko sinya nsambana nankwenge ariko se wakumvishe kwanza ikibazo cyanjye mwe mujya musangira n'abagabo umugabo wasinze agapipike kajya gahaguruka ku buryo yagira ubushaka karongora hari igihe gahaguruka iyo yakwishimiye mwishimanye musanzwe mwishimana cyangwa ariko ntago ajya apfa kurangiza arakurongora akenda kukwica hari n'abarangiza nawe wikabye abenshi ntago barangiza banyweye inzoga ubwo iki ubwo uhura n'abandi banyweye mutapinge nyine bizama yamarikera bagira ibigo nibyo nyine ndi kukubwira bana aragutikura ukenda ariko ino nkuru irasekeje simbabeshye iyi nkuru irasekeje buriya yabyutse asanga cyasamye agahinda yewe ndi ku ruhande rw'uyu musore rwose mana uyu musore nafungwa ndarira yamubaze nta kinyi ibaza umugore ubyuka akagenda akababa zitubwire ese mugira ngo umuntu abumutinganye ko numva umuntu yavuze ngo kuryamana muhita mubigira ibintu bya danje igitsina cy'abagabo gikora iki abikora iki ntabwo kirongora ngo usubize mutapinge urandebera we muri comment ukuntu bazi ikibazo umuntu yagusubiza yangiza bagatavuga ngo mureke izi ndazi tubwire kararuganya karare bayo wangegerawe byari birimo we urugero yaba ari nko mu bindi bihugu sha abagore n'abakobwa bose baba bahagurutse paka ubutabera bukagaragara nyine hakagaragara ukuri ariko igitangaje ahubwo nitwe turi kubivuga ko nyine bari urengana biratangaje reka nkubwire muri ibyo bihugu bindi uri kuvuga ukumva mukomeze mudukande yarashuye njye ntegereje kumva ikiri buze kuva mu ntuzo kiri buze kuva mu uwo muhungu ntago bro nta gitekerezo mfite kuri ibi bintu ngiye ntago nyine natwe nta gitekerezo tubifiteho niyo mpamvu ejo njye nakubwiraga ngo turindire dufate uruhande tumaze kumva impande zombi Godifar reka nkubwire oya ko igihugu ni icyaso inkuru yasohotse irimo iravugwa yanditswe n'ibinyamakuru birenze ibintu ku isoko bikandagira tuba tugomba kuvuga inkuru uko tubyumva natwe ntabwo ari ngombwa ngo tujye kuri side imwe gusa nta kujya kuri sayidi ariko impamvu ushaka kugira ngo bibeho protokole njyewe icyo ntashaka inkuru iba yasohotse umuntu azajya yivuga uko abyumva uko abibona
umuntu ahohoterwa gute kandi ariko yatumiwe? ariko nanone iyo uvuga ukuntu byumva noneho wandi ugahita uzanamo n'undi muntu muri dosiye utari uyirimo cyakoze icyo kintu nanone urumva bihita biba ikindi kibazo. turemeranya mwana wa mama dore ibigo ryari hasi ngo mwibuke ngo turemeranya njuga ni ukuri nanjye ubu numiwe ngo yugi ni umushyitsi tumwubahe. ni umushyitsi nyine tumwubahe, ni umushyitsi yatumiwe ahubwo yafashwe ku ngufu ari ni igiki navuze kitabaye ubundi ko numva we na njuga muri kunyikorera bite byanyu. ariko se ninde wakubwiye ngo ujye gusambana na Sare yanyu uzubivuge? Tudasambana se ko twari twabyumvikanye, ahubwo murajya mbereke n'icyumba twabikoreyemo mbajyane babye n'igitanda twari turyamyeho bite byanyu. wakoreshaga igihe yarongoye kuba mbivuze namaze n'ijya kwenda bivuze yego kuri ko nese siyanswe none se bite byanyu mufite ikihe kibazo? wakoresheje kapote komana yego uranyumvira di ubwo nawe wabona waramuhaye ngo njyewe gahabwe inkuru niyo namuhange ntago naza ngo mbivugira aha ngaha gahabwe mwigira mbirikanye nabivuga se azandongora kiramago anyambika igitenge agira umugore. nk'abagabo bose bavuga bazajya babivuga nabi umva njyewe nimba byarabaye nyine byarabaye kandi nabivuze kandi nta muntu nahimbiye arajya ngo mvuge ukuntu agapepe kameze njye sinaza kukavuga hano ariko twarahuye bite byanyu azi no gukubita imbeba byadanje muri kumuziki. ubu ngubu Meddy aramutse ahakanye ibi bintu akabyita iharabika. Iharabika gute? Muharabika gute se namuharabika gute? Nanjye ubwo naba niharabitse shu. Oya. Ni umugabo mwiza kuba mvuze ngo none si kosa ririmo niri. Aho ntiwaba umwifuza hanyuma ugahamya ko yakurongoye kandi mutarahuye. Ahubwo ndamukumbuye maze nese nagiye mu maklipe muri ayo maklipe yose nakubwiye yaberagawe mu gipangu ariko mumubwire nayo ni wese. Bivuze ngo wamuhongaje igitsina kugira ngo agushyire imbere kumiyabandi waramuhaga. Kugira ngo agire gute? Agushyire mu maklipe. Ahubwo se nindutamu ayo boro mukabishyigikire mwana. Niko. Kari umugabo mwiza ufite amafaranga ubundi bite byanyu. Aho ntiwaba wifuza umugabo w'abandi aya masaha umva mujye kukagari mujye kundeka. Ndi kukubaza ntiwaba uri gufata umuntu w'abandi ukamuharabika uvuga ko wamuhaye igitsina kandi we tuzi ko atajya muri iyo mico. Yego sema mutapinga bashu mutapinga Njuga nkawe nk'umuntu nawe ugitegura abantu bajya mu maklipe. Erega namwe abagabo muratsambana mukunda byaba ari harabika arimo gukorera Sare. Mubigira ikirego nanjye mujye kundi. Oya nago rega twe twabigiraho ikirego twe twabyenjoyinga tukabyumva ariko uri kwishira mu ndabatinya ngiye ninyande. Oya twe turi kubyumva tora nabikubwira tugusekere. Mubabarire mu mwitsa. Ako ujye aho Jessica tujye tukugira inama uziko Sare yakorega kandi bikakugezayo nibyo biboro bari bibimana. Wajuka muharabika uza amafaranga ya turi kugira inama nka mushiki wacu. Urumva turi kugira kandi bino bintu ari bubyumve yabivuze. None sibundi ko ntabaho pe. Ikosa no guharabika umuntu. Jya kukagari rero ujye kundi. Jya kukundi. Ufite ibimenyetso by'uko igitsina cyagishyize mu cyawe nubwo mwari mwabyumvira. Ibimenyetso se kugira ngo bigende gute? Meyandi magambo yakurongoye. Kumurega se ngo naramuhaye. Ningize njya kumurega ngo naramuhaye. Uburetse gato ariko gute uri kumbaza ibimenyetso by'iki ko twabyumvikanye ngewe ko nari umugore nge sindi umugore we batumvikanye nge twarumvikanye turenjoyinga turarangiza ibintu birarangira nawe ntigiye kuregera uwumva babaye rero agende ku kagari nditaba ariko ngenda gana yaguhaye kashe yakwerereje mama. Ariko kuki ushaka kubimenya ku bundi byawe ngomba kubimenya nabyo nkubwiye rero jya kundika ko turi kwanika Shadibu ku kibazo cy'uko atanga umuswagiye abataza bamuraye hejuru yakwishyuye kuri momo yaguhaye kashe kuki mushaka kunyinjiza muri dosiye erega waciye inyuma naguciye inyuma ye ntabwo ari gusoma nangaha ku marayiva abakobwa bose beza ubaha amabisi
ku buryo ugenda ukishyurwa 1,000 bakakubomora. Ari igihe umuntu akwita indaya ukareba agasura ke ukabura umuntu bro. Ngo ngwiki? Ubu ni ndetse tena Jackie. Nta kantu kari hano muri comment gapfuye rubi kaba kaza gasandira ku bantu. Ajya ukanza ukajya kurya wangegera ukora ko wagira isura nzima gahambe. Urakarebye. Ariko se ba moderators bagiye bamyutinga izo message kwera. Ngubu aba moderator baba bamaze iki hano ubundi baza ko erega Godfather sibye kumenya ubu ngubu narashaje uzi mu bukumi bwanjye uzi hit yanjye Miss Lopez. Bantu jadurebe kungora ya Bruce Melody na Sunny Weku nari umwami kazi bro. Nambuka amasara gasesekara. Nari umukobwa mwiza. Ibaza cyangwa ugenda urebe My Hero ya Safi Madiba. Urebe umukobwa baryamanye ku mazi. Ubanza urebe Miss Jessica na tatuwaje nimwe iranjyaho. Nyiri umwana mwiza mfite ikibuno bro. Uri kumva? Narahura n'ingegera ngo zindaya mura n'abawunyasindi nataratangira no kunywa inzoga. Nyifite imodoka yanjye ugende cyaro ndeku nari umukobwa mwiza. Bagiye pari barandwanira gashiri bagaterana amavide kubera ngewe. Urumva? Nari mwiza aazede ahubwo Medisare ya ego komana na nkumbuye ubu nananyumva rahita nkumbura rahita sara. Urumva? Arengagaze. Medisare no I miss you. Naho nagiye ndacyahari ndi Lopez baby. Uriko? None ubu nabaye mwiza kurushaho baby. Baby wambonye. Muto gira ikintu mwibutsa. Nagomba my love. Naragukunze n'umugore wawe yaraje nyigira inshuti akubundi Godfather mbwe nkagwa video yanjye na Shadibu bundi. Turi kumwe turi kunywa ama wine we. Twatwitse. Arabizi ko harya mugabo we cyane nari igitangaza ngiye nari cyoto. Sibye ko mwandoze mwambobo mwe mugenda muntwara abagabo banje. Genda mbihorera nkavuga ati kanemenyera ubuzima bwanje nzaba uko Imana ibishaka. Ariko murabizi ko Miss Jessica na umva. Paka n'ubu ndacyabarisha umutwe wallahi. Mwana w'Inyamirambo. I'm from Nyamirambo sheri. From Nyamirambo. Mwari mwumva Jessica zanga gusambira kwa Godfather ngo bansweye ngo nibanyishyura ngo ngende umugore wirwanyeho wiyubaha wirinze. Ikintu cy'ikigore gute kitagira ubwenge gifite abana bangana kuri utumira umugabo nk'uyu ngo wingegera mu gipangu cyawe gute. Baheraho bagufata ku ngufu ukavuga ngo Jessica ngo ni wowe witeje abantu. Wowe uratumira ingegera mu gipangu cyawe zikaza zikakurya. Ako nagaciro uri guha umugabo wawe nagaciro uri kwereka abana bawe uri kwisuzuguza uri kugaragara ko ushaje nabi. Wajya utumira abantu bazima kuki utumira ingegera bikageraho ujya gufatira inkweto z'abantu. Umuntu rero yavuga ngo yavuze ngo yatombotse. Nimwe mwiza ni ibibazo muzajye munabikemura nimukazajye muzanga kugira mu dukuremo amagambo. Tuzatuvuga uko tubyumva tuvuga uko tubazi. Medisare muzi ari umugabo witonda. Sinzi impamvu uyu mugore yamunaniye. Shadibu ntihoroshye nawe ni woroshye nurishyashya. Nurishyashya bebe. Nurishyashya twarasagenda kuzi ni woroshye. Uri umugore usesagura wangiza byonyine nari ndi kubyina umenaho champagne 3 zose zuzuye. Champagne igura amafaranga angahe? Ubu umugabo wagushaka abona uri kumanuza champagne umena kuri Miss Jessica azakubaha gute? Ibyo kwa bikoreye ku karubanda twara abakobwa twaje kubyina nari ndi kumwe n'abakobwa benshi nzi n'amazina yabo abenshi ni n'abashuti ba Godfather bahamagara bakabimubwira. Ariko uri umugore usesagura wangiza sibyo uri umugore usinda ukaba nk'inzanga numenye wagwane. Ibaza ko Shadibu yasinze icyo gihe mu baboss twa turi kumwe umuboss umwe abura telefone baradusaka tweshe mu ababyinnyi twa turi kumwe mu byibuke. Shadibu bayimutsangana mu shakoshi telefone ayifite byabaye nk'ikigori. Numbaza ibintu urya numbaza ibintu unywa. Jessica bituma kuri warekeye. Too much for what? Guta umuntu w'umugore wabyaye bamucukura ntabwo izo information zose twezi turi ku kibazo cyuko ari victim kugeza ubu ngubu. Buri muntu nyine azavuga uko abyumva. Oya uri umugore mugenzi we nta nubwo agakwiriye kuba uri kuvuga gutya kugeza ubu. Ntabwo navuze nabi nimwe mwana izo information zose z'amafone ni iki kuko bitatureba sheri. Ntabwo ari wamuhaye invitation.
muzajya mutumira abana b'abasore mu nzu zanyu mubakoresha ibya mfurambi nimurangiza mubateze ibibazo. Umuntu navuga ngo yavuge nase uragira ngo tuvugire Shadibu uyu muhungu tumutera amabuye, uragira ngo tuvugire uyu muhungu Shadibu tumutera amabuye, hagati yabo bose bafitemo amakosa. Reka kuvuga rero ngo navugiye umwe ngo ndindamureka bajya gusambana se nari ndi kumwe nabo. Turi kuvugira ahangaha twebwe. Mujye mutubabara ibyanyuma mwabikize ku karubanda isi yose kabota. Mujye mureka tubote rero tubikora. Naga ibintu byose ariko umuntu afiteho ibitekerezo. Nago waza kutubwira ibyabaye bidahuye ni topic. Naga ari byo. Aho ahubwo abarimo no gusebanya. Twe turi ku kibazo cyabayeho. Abayeho ninde wakiteje icyo kibazo? Ndabona reka tuzane pasiteri w'igicupura dusengere. Kutaduhanura. Cyasengera amadayimoni. Ndagukunda sho. Guys, people, mukanya saa sita ku masaha niyo tukumanya mukanya saa 12 ku masaha y'Kigali duhurire muri iyi space abari space ya Kasamutwe. Urumva? Pasere ngaho hanura nzapfa nzakira none ibyo erega ntabwo na munyamakuru kwa na Scovia ura muri kumwe ntabwo osake makorana na Scovia barakubeshye osake umunyamakuru w'icyamamare mwana utazamuhuza nibonetse byose pasiteri utabifite impamya bumenyi uraho urakomeye ngwino ujuzana wiyite pasiteri bagufollowing nta kindi ngaho tubwire wowe iki kibazo wakibonye gute nk'umukozi w'Imana Imana yakubwiye guki ukuri no ukuri ibyo bintu ngiye ntago njya mbijya none ngo ngure udashauta none intama zawe kandi twese turi intama zawe batwere gift yego rata Jesse umva umusabirizi w'Akasamutwe ni mu kibeshya abaturage ngo bahereze amafaranga none umva nabeshya nta muntu nabeshya kubera ko buri wese azabazwa ibye nta n'umuntu najajinga urabire kukamusengera nuko ubibonye ziri kunuka mane ntago uri kuko Jack badukanzo basi ariko se wabatutsi Jackie mu block izo comment abasheri nawe bahe ba nyina bagututse abatari kubona mu gift mu dukandura turoza Godfather nje ntago uzigera wumva Jessica naje guta cyo ko ari vide naryohereje uzanyumva ariko ngo Jessica ngo yarongo ibyanjye nabyimenyera nsanze n'uwo mungu yandongoye namureka akagenda ntago najya kumushyira ku karubanda oya napowa nkabyimenyera n'ubundi sindi isugi nkabyuka nkagura icyo hari ikinini ugura iyo umuntu yagusambanyije ikinini gituma utaribwa cyane n'ibinini bituma utandura ikeka ko arwaye sida hari imiti baguha umwe amezi 3 noneho ikintu cyababaje Shadibu ya murongo yari mu mihango urumva arimo aravuga ati nimba arwaye sida tayari nayanduye reka tumwumve pe ubutabera ni ako bundi ribiri ngitabare Shadibu ko mudafunga ingegera rero wagira ngo umusazi Desi kasijya kumenyera pe ubundi arabaga mukanya ubundi niwe Jessica wanje urumva ni kirabiranya urumva ni mbirikanyi ntabwo agira hafatwa bana ndatekereje ariko umurasa bamba byanyanya ndatekereje Godfather ndatekereje yarayamubagagura urumva nekereza no nibihe yarari niko impuguke kazi Jessica nuvuga ngo niyo mpamvu umuntu ariko Cheri ntushobotse pe yego ko yewe uvuga ngo ni wowe mbirikanye
uri imbirikanye sheri wumvishe ndi mbirikanye ndarebye mbona agahinda Shadibu yaragize nekereza nyine urabona iyo umudamu ari muri biriya bihe yirinda guhura n'umugabo kuko umugongo uba woroshye niyo ahuye n'umugabo arava cyane kurusha uko yari ari kuva noneho nekereje ibintu uyu muswera yamukoreye ndavuga Shadibu nimba yatekereje ko arwaye sida akaba yarayamubagagura nta kondomi kandi ari muri biriya bihe buriya niyo mpamvu yahise avuga ati reka mbijyane muri ribu badupime ahubwo uyu muhungu aragiye imageragere tayari ahubwo wowe tugiye kubwira Jihad kwakire na ba Semuhungu mana nyagasani urisubiye ndisubiye ubutabera bw'umugore Jeannette Kagame yaduhaye kwishyira twizana yaravuze ngo igitsina gore muzajye mutwubaha